Amayi mwese mwicanga muri abasabiriza. Mugabo ubana nde musabiriza nga. Mwara ijoro ku gipangu cy'abandi cyategereje ko bamuha akazi. Cyakora akazi mwagatangiye kare kabisa. Kuje aka kanya se ubwene kine bagatanga. Kumbona mufite ibitotsi nk'abakaraye. Ase kwa ereka utwita abasabirizi boje gukora iki? Cyo mwaje gukora. Ampaye nacyo burya ni igisabiriza. Usiko kubera urunwa cyari kizanye nigize ngo ni ikiboss. Erega n'ubundi ntabwo mwibeshye umunwa nawuzanye ntabwo nawusize. Ase ubundi tuvugisha ukuri murabona atanga aba boss. Cyane da umunwa wari ukugize boss. Aha ni mutuzero nanjye naje gusaba akazi. Boss aje. Boss akazi nijye ugakwiriye kabisa. Boss akazi wabari njye ugakwi umugabo ari umujura. Kabisa akazi nijye ugakwiriye kuko ndanasenga. Ikicerekana ko usenga. Singika nandikamo amagambo yo muri Bibiliya. Tuza sha. Bibiliya ntago yibwaguhesha akazi. Nibyo mwateje akavuyo nta kazi mubona. Nuwo gatanga. Amayi, ati ni igisabiriza. Wa mugabo we ko mbona wambaye neza Ukabusa neza. Uje kurwanira akazi kubuzamu. Igashaka kabara ko guhehera umwana turakarwanira. Mwaramutse mwese. Baramutse neza boss. Nizere ko mwese mwajanga muzi ikibazo. Yego turakizi boss. Byo ni byiza. Kandi nizere ko mwese muranga itangazo mwarisomye. Boss harimo n'abatarisomye. Boss ni bande batarisomye. Boss ndore urugero nka Patrick katazi gusoma yabwiye n'iki kwandika itangazo riranga akazi. Barari insomeye. Ndari gusomeye. Kaka bebe ko muru. Se boss umuntu bagisomera ni ugiye akazi kubuzamu. Kazi n'induka muhaye. Boss yanagize gukatwa turi babiri zibongaho nawo guhaye akazi. Utuzeho ngo twumvikane ukuntu ibintu bimeze. Akazi kari hano ndagaha umuntu bitewe n'ukuntu ari we yanyitwayeho. Yampaye abo none nari umusore ugiye kukabatwara. Somwe mukomeze muhagere ngaza kajya gumeka uraza gutangura. Natekereze boss. Est-ce que les bébés, si on les bébés. Ushaka inka ryama nkayo boss. Ndabona mwese mwitwaye neza ariko mbere yo kumbabwira watwaye akazi mwe mwitonze ndaje gatoya.
ngiye kwera imirimo nakoze Njye n'icyuya cyaje. ntabwo uzi kuvana ijerekani z'uburiri. we ntabwo uzi ukuntu naguha amadirishya uzi ko ngiye n'amabati yagatagara ariko yanagura Akazi Ese ndagatsinzira. uzi ukuntu amara n'ukuntu umugongo uzi ukuntu umugongo naho jya wakuburaga ntabwo umugongo wacitse. ntabwo nafuze imyenda ngafura nka dipine nk'eshatu wakigoryi Wungutse iki ko Njye ntabwo wavuze? nakurupta inzu yose. ngenda abona akazi Ntabwo ubona. Ujya urakabona. Njye ntabwo uri nabikora. Biteweho. Bitore. igana hano isoni kiza kidutanga kise kirimo kirajya he Ndabona gishaka kudutanga. Ese nta soni gifite. Ndabona gisa nkaho ntazo gifite. Mwikwigora cyo namusabye nuko atangira imbere. None se ko nanjye turi bwahanye. Gusa urumva ninjye yahajya. mva sha inyuma ku gasima Byanze se. byanze twara gukubita urushyi sha ubundi nari ngarutse ngo mbabwire umuntu yegukanye kano kazi ndabona ari boss ahubwo se ko mbona uraha inyuma hari undi mumfashe guhitamo umukozi dore ngaba abakozi nakubwiraga rero ni abangaba basigaye byatangazo watanze Okay. None se ninduha amahirwe ko twaha akazi mwaba ngaba. umuntu ari nakoze urutondemo hano ngaha wowe ntacyo wareba uwo ushimye Okay. ufite amazina wowe warebamo uwo ushaka ukamwigira akazi nta kibazo Ndabona ari Rashize none. Assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.